ikibanza kitafite ibibazo Nzuri Market. Wifuza gutura ahantu heza Nzuri Market. Wifuza inzu igurishwa ku mafaranga bitewe na wallet yawe Nzuri Market. Ufite umutungo utabyaza umusaruro Nzuri Market yigane bagufashe kubyaza. Udafite umwanya wo gukurikirana ibikorwa byawe wubaka ni Nzuri Market wallahi. Market kabisa. Okay. Iyo bakwihereye hese. Iyi ni imari y'umunsi. Iri Kabeza. Kicukiro Kabeza. Urabona ko ari inzu nshyashya. Iri hafi ya kaburimbo, hafi y'isoko, babazi ku isoko rya Kabeza rwose, iri hepfo yaryo gato cyane. Ni hafi cyane. Ikaba ifite ibyumba 4 byo kuryamamo binini, dushe na toilette 3, salon, salle à manger, cuisine yo mu nzu. Dixon ategereje kumva dressing. Nanjye niyo ntegereje ko uvuga ngo ahita kubwira ati ko urwo rwambariro. Icyumba narwira rufite. Icyumba cy'abacinyuma. Urwambariro ngo ararufite rwabisarize. Urwambariro rufite no kuhagera ukabanza ukahaca. Dore. Dressing room ntiyabo. Ibyumba 4, ubwogero 3, dressing room, sitting room, dining room, kitchen and tower. Okay. Parking and garden. Kitchen and what? Na stock. Na stock irahari hari. Okay. Dining room, sitting room, dressing room, 3 bathrooms, 4 bedrooms, and parking and a garden. Jaride michi. Jaride mindabyo. Nabusitani burimo. Uretse yuko umuntu we ntabwo abari itegeko ushobora kwihindura uko ushaka. Ntabwo nagira jaride ifite ubusitani. Cyatse washyiramo dodo. Bwaba ari ubusitani bw'imbuto. Imbuto zikora ubusitani nazo. Nayuzuza ibiri urabona kera abantu bojyaga ku muhanda ukarya umwembe nta problem. Navoka yihanuye. Zirakihanura subura. Ngo n'injango zarazibuze. Ariko none iragura 500. None guratse ukora ku giti cy'umuntu agashaka kugukubita. Ibijumba ntubyibuka babyita imisetsa mbwa. Ngo voka ari umusetsa nturo. Ngo umusetsa nturo. None ikijumba ko biri byose bifite amazina. Reko kera nyine biteshaga agaciro bavuga ko ntacyo bimaze. Ariko ubu birabona umugabo. Niba voka igura amafaranga 500. Voka imwe ikabigura amafaranga 500. Ukubaka inzu kandi noneho voka uzi ko hari voka navutse mbona ibiti byazo bihari na n'ubu bikaba bigihari. Ariko zitakiri. Biriya ni ibintu bitu bya Mungu. Zera pe. Bitu bya Mungu ni bitu bya Mungu. Alipana dunia yake alipanga bien. Ukaba waravutse rwose hari igiti kimaze imyaka 40 cyavoka. Musigaye muri imyembe meze nk'amazi. Y'imituburano. Ngo barabanguriye. Kandi mukanishima. Ariko natwe imyaka nyine urumva. Uko turya ibituburano natwe niko tuzaba dutubuye. Umuntu niba kirese ngoze jaride yanjye cyo kubaho cyariyongera. Mu Rwanda kigenda kiyongera cyangwa kigabanuka. Kiriyongera depression izamuka. Sinzi nanjye hariya ni yobora rikomeye. Kubaho tariho. Kubera yuko nko muri Kongo nabonye mu Rwanda twavuga ko ngo ari mu 22 bagiye hariya Karayesi gusaba serivisi z'ubuzima bwo mu mutwe. Basaga mu 22 umwaka umwe tukumva n'abantu benshi. Ariko muri Kongo ngo bafite miliyoni 20 na zingahe n'ebyiri. Ariko n'ubundi nago mungana. Population yabo ni nini. Ariko noneho kugira abaturage bakubye kabiri. Ni mu Rwanda gufata abaturage b'u Rwanda nk'incuro ebyiri. Bakaba bafite ibyo bibazo. Ahubwo bafite kuri percentage ahubwo mwewe mu rwaye kubarusha. Twebwe ahubwo nuko ushobora gusanga rega twese dufite ibibazo. Ninde se warokoka? Aterwa n'abagiye kwa muganga. Sinababwiye yuko ubu ngubu byoroshye abantu bitera ikinya. Bigatuma batajya kwa muganga. Kandi noneho biriya. Kuba mu kinya. Biriya noneho Dr. Asumuta azabisobanure. Ba bantu bashaka guhisha ibibazo bafite no kwivura mu buryo bwako kanya. None ure wa muntu uhidinga amarangamutima ye. Ntabwo uzi yuko ko wagize ibyago cyangwa wagize akababaro. Ntuvuge cyangwa ukumva ushaka kurira ukabifunga ari byo bibi. Ariko abo nibo benshi rero iyi nzira bavura depression. Uwo muti sizanye no kuyisura birahagije.
no kuyisura biragira none se ukanezeza umutima n'uyisura ukareba ubwiza bwayo n'uyisura ugasubira hanze bagusohoye mu nzu nzuri. Vraiment en tout cas la maison les couvura d'opération urugo ndabona ari amatafari ahiye. Amatafari ahiye n'inzu yose ni amatafari ahiye, ntabwo ifite ntuza se grillage hariya ziriho cyangwa n'ibirahure gusa birafunze neza na bya bikondo birimo bazajya bashyiramo ingufuri cyangwa bene ngangwa zaza ikingurira, ariko na quartier irimo sécurité ni total. Irashaka ngahe ko muri nimero za telefone bataratubwira igiciro bakivuze nuko wenda twahuze ariko ni miliyoni 80. Miliyoni 80 ziganirwaho kubera ko nta muntu ubura ijambo ku note ze. Icyo usabwa ni uguhamagara 0782 23 cyangwa se ugahamagara 0788 48 ikaba yitwa Nzuri Market ku YouTube channel no kunizindi mbuga nkoranyambaga. Nyamuneka tugane hariya ku Muhima hari imbere ya Feruje zo kuyema hamwe nyubako ya Shima House muri etage ya 3 hejuru neza cyane. Niwo mukorera? Niwo mufite ibiro? Office ya Nzuri Business Group Limited. Namwe mumeze nka leta. Twe turakodesha. Mwe murakodesha? Neza kandi inyungu niho ziri. Ariko twebwe no kubera yuko twebwe nta komisiyo ibamo, atangwa nayo ngayo tuba twapimye kuri metero kare tukavuga ngo metero kare naya ngaya, dukeneye izingizi, dukeneye umuntu ukora kuri reception wakira abakiriya. Urumva hari ibiro bya kiongozi mukubwa hakaba hari naho koramo ntawure yicara kandi baba bameze nk'abari muri newsroom. Uretse ahantu ofisi ya kiongozi mukwigoma ko bayitaruye ntabwo hatangirwa ruswa. Tugira icumbi rero mu mahoro. Kora byose tubifurize ubuzima buzira umuze. Reka kandi tukwibutse gukanda subscribe, wowe utarabikora kugira ngo ujye ubona ibyiza byose, ujye ubona Imari tugenda dushyiraho umunsi ku wundi kuri iyi channel. Kanda subscribe hanyuma ukandi nakazogera notification ujye uzibona kabisa, ujye ubona ibintu byose tugenda dushyiraho. Twibutse yuko kuri iyi channel ya Nzuri Market tunyuzaho umunsi ku wundi imari zijyanye n'imitungo itimukanwa cyangwa se imitungo itimukanwa yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa, ni ukuvuga amazu, ibibanza, amasambu, ibyo byose tugenda tubicishaho hano kuri Nzuri Market. Si ibyo gusa rero kubera ko tugenda tubagezaho n'andi makuru atandukanye ajyanye n'imitungo itimukanwa, ari nako kandi mushobora kujya mukurikiraho ibiganiro tugenda ducishaho bijyanye n'imitungo itimukanwa ku bufatanye na Fine FM. Ikiganiro kiba kiri live buri munsi kuva saa 2 za mu gitondo kugera saa 3. Nk'uko rero mwakomeje kugenda mubibona ku mashusho nkuko mwakomeje kugenda mubibona mu mashusho, twabatembereye tujya gusura inzu nziza cyane, inzu ikiri nshyashya rwose nkuko muri kugenda mubibona. Iyi nzu ikaba iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati, mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kanombe, ariko hazwi nka Kabeza ngira ngo murahazi. Iyi nzu rero iri Kabeza, ushaka kumanukira ku isoko rya Kabeza, kimwe no kushobora no kumanukiraho ahitwa kuri ADPR Kabeza. Ni inzu rero ikiri nshyashya, yubatse neza mu buryo bugezweho, ni inzu ya cadastre. Iyi nzu ikaba ifite ibyumba 4 binini cyane, binini byo kuryamamo, hanyuma ikagira douche na toilette 3, hanyuma noneho ikagira n'urwambariro muri chambre principale cyangwa se dressing room, noneho ikagira na salon nini cyane nkuko muri kubibona, hanyuma ikagira salle à manger, ikagira na cuisine yo mu nzu nziza rwose ijyanye n'igihe. Ni inzu rero nziza irimo inzugi nziza za muvura nziza rwose zimeze neza, irimo plafond nziza ya gypsum, ni inzu igezweho. Iyi nzu kandi ifite parking nini ndetse na jardin.
si ibyo gusa rero kubera yuko iyi nzu ifite na annex, iyi nzu ifite na annex, ariko kandi ntaragera kuri annex mbibutse ko